turongeye turabashuhuje abakunzi bacu bo kuri TV Beruro TV. Turabashuhuje cyane, Imana ikomeze kuba umugisha kuko uko bwije nuko bukeye mutwereka yuko mudukurikirana ku biganiro dukunda gucishaho, ariko murabanza mutubabare ko twa tumaze igihe tudakora, hari ibyarimo bidusumbuwamo gake cyangwa biturushyamo. Hari ibyo twa turimo dukora, ariko tugira ngo tubabwire yuko tuje noneho bushya tugiye kujya tubohereza ibiganiro, kandi ibiganiro byiza cyane. Ubasuhuza ni Dufatanye Eric ukunda gukora kuri TV bita Be Careful, naho turahakorera cyane, ariko uyu munsi wa none umunsi twabatumiriye abatumishi. Murabona umusore mwiza cyane, kandi mukabona umupapa umeze neza cyane wuzuye ijambo ry'Imana. Turagira ngo tubakire batwibwire, babibwira mwebwe muri gukurikirana bari mu mpande zitandukanye, cyane cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Turagira ngo dusabe babibwire kandi banadusengera kugira ngo batugezeho ijambo ry'Imana Imana ibahaye, cyangwa ubutumwa Imana ibazaniye mu bihe nk'ibi ngibi tubona bikomeye cyane. Abakozi b'Imana, Yesu nashimwe cyane. Turagira ngo tubasabe kugira ngo mwibwire abakunzi bacu badukurikira kuri ino TV, kugira ngo mubahe ubutumwa uyu munsi Imana ibashyize ku mutima wanyu. Murakoze. Dushimira Imana mu izina rya Yesu. Yego. Kuko Uwiteka yongeye kudushoboza kugira ngo tuboneke imbere ya kamera. Tushimire rero Imana, kandi dushimire n'abantu badukurikirana kuri Beruro TV. Yesu abaha umugisha. Ngiye kuvugana namwe cyangwa njye uri imbere yanyu kuri kamera, ndi Andre Buregeya, uzwi cyane ku izina rya Buregeya, ndi Ntabanganya Imana. Yesu aduhana umugisha uyu munsi. Haleluya. Mwami wacu Yesu nashimwe, kandi Yesu wacu ahabwe icyubahiro. Amazina nitwa Kwizera Samuel, umusore ushima Imana, wakijijwe, ibindi umwami wacu Yesu Kristo aduhana umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha cyane kwivuga n'ubwitonzi, ko mufite ubwitonzi cyane, muri kugira ngo amavuta atameneka. Ariko buriya niko abana b'Imana, nuko ibiratubwa mu Baheburayo ngo abayobwa n'umwuka nibo bana b'Imana, basarenga ariwo mwuka baziyemo. Buriya rero dufite amatsiko kugira ngo baduhe ibyo bintu rwose Imana yabahaye. Katusabe umukozi w'Imana w'umusore uteganya nayo kubivamo, kuko urabona ko ahantu ari ahantu heza. Adusengere kugira ngo batangire batubwira iby'Imana ibashyize ku mutima uyu munsi. Urakoze no gutangira gusenga, wasenga. Mwami Yesu, Mwami Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yuzuye ubwiza n'icyubahiro, Imana yuzuye imbaraga ndetse no gukomera. Mwami turagushimiye, tugushimiye neza yawe itagira umupaka uhora utugaragariza. Haleluya. Tugushimiye uburinzi bwawe uduha, tugushimiye Mwami ubuntu bwawe utugenera. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo w'i Nazareti, uhabwe icyubahiro Kristo. Twebwe abagaragu bawe duhe gucishwa bugufiya nawe. Mu izina ryawe rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tuganira n'abana bawe, tuganira n'ubwoko bwawe. Ngwino ubane natwe, Mwuka wawe wera aza abane natwe. Mwuka wawe wera aza twiyoborere, Mwuka wawe wera aza twibwirire, ndetse n'abagiye kumva Mwami nabo ube kumva ndetse no kuyoborwa nawe. Reka bazumva iki kiganiro kizabagirire neza, ndetse n'abagiye kugikurikirana ubahe guhinduka muri bo, ubahe kukumva ndetse no kukumvira. Mu izina ryawe rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwami wanjye mwiza, turaguhamagaye mu magambo yose tugiye kuvuga. Abo ruganza muri byose tubisabye twambaje izina ryawe rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Umusore wacu mwiza, urakoze kudusengera, kandi numvise isengesho usenze ari isengesho rigera ku mutima. Reka tubasabe rero mupfundure igiseke Imana uyu munsi yashyize ku mutima, kugira ngo mukigaburire ubwoko bw'Imana. Natangira, karibu. Uyu munsi rero musi mwiza, Imana ishimwe ko tubana namwe abakunzi bacu. Tubafitiye topic ivuga ku byerekeranye no kubohoka. Umuntu abohoka ryari? Ahubwo se umuntu abohwa ryari? Ku ijambo ry'Imana rikundi abantu benshi bakunze kugaragaza ngo umuntu amaze gukizwa abaye cyane mu gishya, ibya kera bishize. Ni ukuri ibya kera bishize, ariko se kubera iki tuzanye topic ivuga kubohoka? Nuko tumaze kwitegereza ibyo tugenda mu matorero, udusengera, aho twibona mu bakristo tubana nabo, tukomeza kugenda tubona abantu benshi ababoshywe n'umwanzi Satani.
turashima rero Imana kuko itwemereye kugira ngo tuze twongere tubiganireho, tumenye mbese umuntu abohwa ryari, abohoka ryari. Rero tugiye kubanza kuganira ku magambo meza aboneka muri Bibiliya hano muri Yohana ibice 8 umurongo wa 33 tugeze kuri 34. Yaravuze ngo Yesu niwe wavuganaga n'abantu, arababwira abana ba Aburahamu nyakuri, kuko titire bivuga abana ba Aburahamu nyakuri. Baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none iki ngo tuzabaturwa. Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Amen. Kuki tuzanye iyi mirongo iboneka muri igitabo cya Yohana? Igitabo Yohana yanditse avuga ibyerekeranye ibyo nkuru Yesu yavuze kuko yari ahari. Avuga iyi nkuru, aravuga ngo Yesu avuga ngo abantu ni imbata ariko abantu barahakana. Tubihuza dute no kubohwa? Umuntu ari imbohe, hano bavuze imbata, twe tuvuze kubohwa. Bijya gusa urebye, cyangwa se ni kimwe, uko imbata y'umuntu ari imbata y'ikintu, cyangwa se imbata y'umuntu akora ibyo shebuja ashaka. Ntabwo umuntu ashobora gukora ibyo ashaka kandi ari imbata y'umuntu. Niba umuntu ari imbata y'ikintu, rero ikintu tuvuga ni iki? Ni ikinyabutware. Nyuma tugarutse tuvuga ikintu cyitwa kubohoka, kuko umuntu ashobora kuboha ariko ntamenye ko yaboshwe. Umuntu ashobora kuba ari imbohe ariko atabizi. Bigaragara ryari ko umuntu ashobora kuba ari imbohe ariko atabizi? Bigaragarira mu myitwarire no mu myifatire y'uyu muntu, kuko aba bantu baje imbere ya Yesu bagaragaza ko atari imbata, ariko Yesu we yabonye ko ari imbata. Babona ko baboshywe, bo bavuga ko bibohoriye kumukorera, babohotse, ari abantu ba Aburahamu, ari ubwoko bw'Imana. Ariko Yesu avuga ko atari ubwoko bw'Imana, avuga ko atari abuzukuru ba Aburahamu, badakomoka kuri Aburahamu, ahubwo agaragaza ko bafite undi mutware bakorera atari Aburahamu. Rero turaza kureba mu buzima bwa buri munsi, cyangwa mu buzima bwa gikristo, atari ubuzima bwa buri munsi, ubuzima bwa gikristo, umuntu abohwa ryari? Umuntu abohwa n'ibimuhinduye imbata. Imbata hari aho Bibiliya ivuga, igaragaza ngo uyu muntu abaye imbata y'ibyabo. Reka tuhasome muri Petero, reka dusome muri Petero urwandiko rwa kabiri rwa Petero, ibice byaho 2 umurongo wa 19. Petero ibice byaho 2 umurongo wa 19 niho tugiye kureba. Aravuze ngo babasezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanisheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Uri kumva aha ngaha avuga ko abantu basezeranya ibintu by'umudendezo ariko ubwabo ari imbata z'ibiboze. Ni ukuvuga ngo icyo yashaka kugaragaza, abantu nubwo basezerana n'abandi bakabasezeranya umudendezo, ariko ari imbata z'ibintu bibi, ibintu biboze, ibintu bitagira umumaro. Bivuga iki? Bivuga ko umuntu ashobora kwigisha abandi ariko hari ibintu akiboshyweho kandi ari byo yigisha. Mu gihe cyo gufata umwanya wo kwiga kunesha ibyo agiye kwigisha, agafata umwanya wo kubyigisha. Ibyo ni ibihe? Nk'ibi byaha
birasaba ko umuntu afata umwanya wo kubasha kunisha ibi byaha, kuko Yesu aba bamuje imbere bagaragaza ko ari abuzukuru cyangwa se ari urubyaro rwa Aburahamu, ariko ari imbata z'ibyaha. Izi mbata z'ibyaha rero hari ibimenyetso bigenda bigaragaza ko umuntu mu itorero cyangwa se umuntu mu idini arimo atari yabohoka, atari yaba icyaremwe gishya, ariko yarabatijwe ndetse akora n'imihango y'idini. Nk'uko aba bantu Yesu yaje asanga bo babaga mu idini, ntabwo yaje abasanga hanze y'idini. Ni niyo mpamvu bamubwiye ko batari imbata ye y'umuntu uwo ari we wose, ariko hari ibimenyetso bigenda bigaragaza ko umuntu ari imbata. Ibintu byabata umuntu ni byinshi, aribyo twavuze kubohoka. Umuntu abohoka mu byamuboshye, byamuhinduye imbata. Niyo mpamvu twavuze ikintu cyitwa kubohoka. Umuntu rero ntabwo yapfa kubohoka atari yanabimenya ko aboshye. Niyo mpamvu Yesu we yabibwiye abantu, kuko hari ibintu abantu babamo mu itorero cyangwa se mu by'ubuzima bwa Kristo batazi ko ari imbata, batazi ko ari imbata z'ibyo bintu, batazi ko baboshywe muri byo. Kuko hari ibintu bitemewe mu idini cyangwa se reka tuvuge bitemewe ku muntu wakijijwe, naho iby'idini byo n'aba nibo bari bari mu idini. Niyo mpamvu tutavuga ngo hari ibintu bitemewe mu idini, ahubwo hari ibintu bitemewe ku muntu wamaze gukizwa. Umuntu yikanga byongeye kumugira imbata cyangwa byongeye kumuboha akimara gukizwa, aribyo twavuga ngo zaba ari nka karande zamuboshye, kandi kuko arizo n'ubundi yari arimo. Umuntu akizwa, umuntu ntabwo akizwa karande, ahubwo akizwa icyaha cyatumaga umuntu arimbuka, kuko Yesu nicyo akuraho, ariko hakaba karande zisigara zishaka kugenzura umuntu. Kuko niba bivuga ngo twirinde ubwacu, twirinde izo karande akaba nazo turwanya. Kuko nibica muri ngo twirinde, hano ikavuga ngo murwanye shitani nawe azabarwanya. Icyo turwanya ni iki? Ni izi karande zishaka kongera kutwinjiramo ngo zitugire imbata zazo. Ariko usanga muri iyi minsi turimo, iminsi igoye, iminsi iruhije, umuntu ari mu idini ariko n'izo karande zikimuboshye. Kuko usanga umuntu ari umwigisha ariko mu banyamujinya n'umukene uramubona. Usanga umuntu ari umwigisha cyangwa se umuntu ari yita umuntu w'Imana, umuntu wakijijwe, ariko mu babeshyi ni nomero ya mbere. waraboshywe. Ubu ni imbohe. Niba umuntu abeshya ni iki? Ni imbohe. Niba umuntu atukana Ni imbohe. niba umuntu akora ibi ngibi byose twirwa tubona, abantu batakita ikibazo, ababoshye kuri ibyo bintu. Ibyo rero ntabwo byatuma Imana ikorana nawe, kuko ibyo bitera izindi ngorane nyinshi, kuko aba yaranze kumva ukuri badakizwa. Kuko umubeshyi biriya nivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakanabikora, ubwo umubeshyi ntabwo mu ijuru azagerayo, nubwo ari kuvuga ko akorera Imana. Ni imbohe kuri urwo ruhande rwo kubeshya. Niba umuntu ibi byaha byose tugenda tubona, ugasanga umunyamanyanga, mu ntonganya abamo, ntazi guca bugufi, uzababona kuko biteye isoni. Ikikorera ko abantu baboshye ari n'abapasiteri, ari n'abigisha, ari n'abakirisitu, hose abo bantu babona barimo. Uzasanga umuntu uvuga ko azi Imana ajya guterura ikirego, aho kugira ngo akizane mu bantu b'Imana bakigeho, ahubwo akongera akajya kurega umuntu, akajya kumurega hanze y'itorero cyangwa se hanze ya bene se. Bibiliya avuga ngo niko Pawulo yabwiye abikorino, arababwira ngo muri hagati muri mwebwe nta munyabwenge urimo wabasha guca imanza, kuzabibona muri iki gihe turimo. Aravuga ngo ntawe urimo, kandi nibe n'izo manza zimunaniye, kuki utihangana ngo nyagwe ibyo bintu babitware, ariko izina ry'Imana nisuzugurwe kubwo ko agiye kurengera mu batizera. Ibyo byiciki no kuri mwene so. Reka nkoresha iryo jambo, unamuharira uwo mwenda, uvuga ati mwene data ndakubohoye. Kuko niba ubona ko ubwo bugingo niba buhangayikishijwe n'icyo kintu, kandi ukaba uzi ko ubwo bugingo tugomba kubugomerera Yesu, niba ubona ko uwo muntu bibaye ngombwa, kuko ntituzi umunsi n'igihe ushobora gupfiramo, ukaba ubona ko ubu bugingo aramutse apfuye, cyangwa se reka tuvuge ngo ukabona ko icyo kintu gishobora kumutera kujya kure y'Imana, mubohore.
icyo ni ukuri. Ikindi kandi hari icyo abantu baba birengagije no kuri icyo cyitwa ideni. Wenda reka tuvuge wenda ufashe urugero ko umuntu yaba yareze undi bitewe n'ideni amurimo, akaba aribyo bituma bajya kuburanira ku banyamahanga. Yenda ni kuki utamuharira. Buriya Pawulo we yari yabonye muri kiriya gihe bafite ikibazo cyo kudaharirana imyenda. Yenda tuvuze kuri icyo, ahubwo wumva ingorane ziteye ubwoba aho ngaho. Wowe wafashe ideni, wewe nahaye ideni, mba nkuboshye, nanjye uri guhaye mba ndiboshye. Urukumva ingorane zibonetse aho ngaho. Njyewe ndiboshye, nawe umuhaye ideni ndakuboshye. Ariko ubundi mu bana b'Imana mu buryo bwiza bwo kubohorana, uko biravuga ngo nidusenga tujye tubohorana ingoyi. Gusenga nyine ufashe igihe cyo gusenga, cyo kwiriza ubusa, ubohora ingoyi abandi. Ingoyi z'iki? Ari ayo madeni, ari abo bakugiriye nabi mu bundi buryo, ubababarire, ubabohora ingoyi. Niko gusenga Bibiliya yemera nako kuba kubaye kwiza, nakwira kwemera. Noneho twebwe ugasanga kugira ngo mubabarire, ahubwo nkajya gusenga kugira ngo Imana insindire urubanza. Kandi gutsinda urubanza rimwe na rimwe bigagaragara tugahisha izina ry'Imana. Abari kwizera bakavuga ngo yo nabo barakora se bahora mu manza, bigatuma izina ry'Imana rigatangira gutura. Wewe bari kwizera Imana nka runaka, Imana bazayigumanira. Hari ikintu wahoze uvuga birimo ibyiciro bibiri, sinzi niba abo bantu bari kucyumva neza. Ikintu harimo ibyiciro aho ngaho. Hari ukuboho, Yesu niba koko warizeye Yesu nk'umwami wawe n'umukiza, ukamwizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ibyo nabyo ukabyizera, ukatura, ukizera nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, koko ububaye icyaremwe gishya. None icyo niba ubaye koko icyaremwe gishya, noneho gendera muri kwa kugira iki? Kwa gukiranuka. Gendera kuko none muri kwa kuvuga ngo ubaye icyaremwe gishya. Noneho akenshi na kenshi hari abagira intege nke, bagatenebuka bakagwa. Ingaruka zabazaho bakajya bavuga ngo, bakajya, niba nakoresha irihe jambo, ingaruka za byaha byabo zabasohoraho, bagashaka kwigira nk'aho baboshywe, ariko ikiri kubitera hari icyo bacyanye. Reka nkwereke nibyo nyine nk'ibyo byo umuntu abaye icyaremwe gishya, ariko agize umugisha, yenda abaye icyaremwe gishya afite n'ubutunzi. Si byo, kuko birashoboka ko wakizwa ariko uri n'umutunzi, kuko birigenda twereka abakijwe bari abatunzi, kandi ubutunzi bwa ntibugeze busubira inyuma, ahubwo bakomeje kuba abatunzi. Kuko iyo dusomye ibitabo bivuga ku mateka y'intumwa, tugenda tubona hari abatunzi bafashije intumwa. Kuko niyo twavuga mu magambo make tukareba ku muntu umwe, uriya muntu wagiye guhambisha Yesu wenyine bigaragara ko ari umutunzi, kuko yari yarakoresheje imva ye, ariko yanga kuyijyamo. Aravuga ati umwami Yesu akeneye gushyingurwa, amujyana mu mva. Ni umutunzi uriya muntu wabikoze. Ubwumva ngo hari n'abakiri, ntabwo yabikoze ari umupagani, kuko wagiye guhambisha Yesu yari umuntu wizeye Yesu, nubwo atari yagaragaye mu ntumwa, ariko ibindi bitabo bivuga ku mateka bigaragaza ko uriya muntu yari yarizeye Yesu. Niyo mpamvu rero abatunzi, umuntu urashobora gutunga akanizera Yesu. Noneho umaze kwizera Yesu rero ukagira ubwo butunzi, ukomeza kubukoreshereza Yesu. Uhaye wa muntu rero, ugurije wa muntu ari umukene, ukamuguriza, niyo yaba impamvu wamugurije ni uko hari ibyo yarakeneye ashaka gukemura. Ntabwo bivuze ngo ugiye kumufata nk'ingwate. Niba yabuze ngo urinde ujya kumuburana nawe hanze y'itorero, ushobora guhamagara mwene so, ndetse wabona binaniranye ukamwihanganira. Kubera iki? Kugira ngo uze kubona umugisha mwinshi. Kubera iki mvuga ngo uza kubona umugisha mwinshi? Hari ikintu cya mbere gikomeye abantu b'iki gihe tutazi cyangwa tudashaka gukurikirana. Ikintu bita umugisha abantu ntabwo dushaka kugikurikirana, ariko kiri mu nzira zigera kuri ebyiri. Njyewe cyangwa wowe cyangwa n'undi mugenzi wawe n'undi uri kudukurikirana, uzarebe cyangwa nawe wibuke igihe wari urimo ukabona ikintu kigutunguye mu buryo utatekerezaga. Impamvu uvuga mu buryo utatekereza ni iki? Kubera ko abantu turi babi. Ntabwo ujya wizera ko wari waguha ikintu aguhereje gutya. Wumva ko kugira ngo akiguhe ari ukubanza ugashyiramo imbaraga zawe, ugashyiramo agatuza. Ariko hari igihe ujya utungurwa
n'ikintu utatekerezaga. Ntabwo amagambo, ndizera ko amagambo ukunda kuvuga ari n'abatizera barayavuga ngo mbonye Imana, kuko nkura nakunze kumva bavuga ngo Imana muri ya muntu ukumva ngo ni Imana y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko icyo bamwitaga Imana y'u Rwanda ni uko abagirira neza. Noneho rero noneho tuvuye kuri icyo ngicyo bakoreshaga nk'imigani, noneho ubu ngubu y'Imana igukoreye ikintu uravuga ngo mbonye Imana. Ntabwo ari Imana igikoze, ni umuntu mugenzi wawe. Umuntu mugenzi wawe niwe uwakira. Yakwicira ngo noneho ngo nayibonye, ngo nabonye Imana, ugakomera cyane. Igituma uvuze ko wabonye Imana ni runaka waguhaye ikintu utatekerezaga ko wabona. Noneho rero wumva agaciro Uwiteka ari mu ijuru, Yesu ari mu ijuru, ahita avuga ngo ninde mu isi utumye bambona. Uyu muntu ukwirera ngo yambuwe, ninde utumye mbona. Urumva ko wa muntu rero utabohesheje ideni umubwiye ngo muvane, ni ukuri ndakubabariye, ntabwo nta deni ukindimo, uramubohoye. Ariyo gahunda turi kuvuga ngo kuboha no kubohoka. Umuntu ashobora kwiboha ubwe, ariko kandi umuntu nubwo yakwiboha ntabwo ashobora kwibohora, ahubwo akeneye abamubohora. Kuko imbohe yose, reka tuvuge imbohe isanzwe, imbohe yo kuba umuntu bamuboshye bamushyize muri gereza, umuntu ufunze, kuko nabyo birangana nubwo ari mu isi y'umwuka kandi bikaba byagaragara no mu isi y'umubiri. Umuntu uri muri gereza ntiyakwikuramo hatabonye abacamanza ngo bamukuremo, cyangwa batamugiriye imbabazi abari hanze ngo bamurekure. Nk'ibihe ubibona ko abaperezida bo mu isi bajya bagira icyo gutanga imbabazi ku mfungwa runaka, bakamurekura nubwo yakoze ibyaha. Abo batabona uwo muperezida atabikoze ntiyavayo, agumamo. Ndetse hatabonetse n'undi muntu uza kumukura, n'umucamanza atavuze ngo igihe cyawe ni iki, nugera nzakurekura, ntiyavamo, yaheramo, kuko afite abamufunze. Kandi abamufunze ni abanyembaraga, kuko hanze y'abamufunze haba hari abarinzi. Abarinzi barinda kugira ngo atikura muri iyo gereza bamushyizemo. Niyo mpamvu rero umuntu aba yarakijijwe, ariko akaza kugira ingorane, akongera agashiduka aguye mu mutego, cyangwa aguye mu mugozi, aguye mu ngoyi z'abamuboha, kubera ko yatinye. Hari ibiteye ubwoba, isi iteye ubwoba. Umwe niwe wavuze ngo uyu musozi biruhanya, nubwo undi imbere unewe ubwoba nzawambuka. Umusozi biruhanya ni ubuzima ducamo bwo mu isi, niwe musozi biruhanya dufite muri iyi si. Uyu musozi biruhanya rero guhura n'undi bikuboha, bigashaka kubuza kuzamuka. Ubwo ikintu waruvuze na Petero kigeze kimubaho. Na Petero baramufashe ubwo yari afunze, ubwoba bwaramutashye, kuko yabonye abo bantu bamukikije bavuga bane inshuro enye, sibyo? Ariko marayika aje kumureba, aje kumubohora. Wumve yari aboshye, aje kumubohora. Yasanze mu by'ukuri yamuhaye inkweto, umwitero kuri uwo muntu yamaze kubitakaza kubera ubwoba. Abenshi na kenshi, nyamara buriya twe turebye, hari abantu batajya basoma neza, cyangwa se batajya bagira guhishirirwa mu iryo jambo. Petero mu by'ukuri ibyo kwizera yari yagize iki? Yari yacitse intege, byari byarangiye. Ariko marayika amubonye atambara inkweto, nibwo butumwa bw'iki? Ongera usubire nyine ujye kuvuga. Nk'ubu buzima n'iyi si nayo yadutera niba nakoresha irihe jambo, nayo turebye nabi, ye naho icyo gihe nakunganira aho ngaho, nayo ishobora kudutera ubwoba, bikadutera gusubira mu bubaya, gusubira mu migozi y'umwanzi. Kuko aho ngaho niho tugera mu by'ubuzima. Bitekereje abantu bashobora ati nukora genda uguze, ukihuta kujya kuguza simvuze ko ari bibi, ahubwo mu kwitonda uguza ute, uguza ryari, uguza abandi. Icyo nacyo ni ikibazo. Uguza ninde, uguriza ninde, n'uguriza ninde, umuntu aguza ryari. Nabyo bifite ubundi buryo, umuntu ukwiye kuguza n'udakwiye kuguza, n'igihe umuntu agurizamo. Ariko noneho reka dusubire inyuma, noneho ugatera ubwana n'ubuzima, ukihuta kujya kuguza, ukaba wishyize mu ngoyi zo kugira ngo ubohwe n'amadeni. Amadeni akakuboha, noneho ugatangira sisiteme yo kwiganyira. Naho umuntu wiganyira n'umuntu uboshye. Kuko umuririmbyi yavuze ngo mu byago nzaririmba ko ndi amahoro. Kuko niko umuririmbyi yavuze ngo ntaboshye.
niyagera mu byago byo kuvuga ngo abuze akazi nta kazi afite azahita arimba ko ari amahoro nta kintu bimutwaye. Ariko imbone ihita ivuga ngo birakomeye ubuzima buzatwica kuko ari imbone. Iyo atangiye kuvuga ngo ubuzima buzamwica n'abadayimoni, kuko hari ibintu bigomba kukuba. Twabonye ko umuntu bamufunze hari abasirikare baza kurinda iyo gereza. Umuntu w'umukristo arindwa n'iki? Igituma umuntu ashobora guheranwa nabwo twabivugaho nubwo tutabirambura cyane. Umuntu ashobora guheranwa na dayimoni y'ubukene, kuko hari dayimoni y'ubukene. Si tuvuze ko abantu b'Imana batakena, genda tuzayikora indi topic nayo byo kugaragaza umuntu w'Imana akena ryari, ava mu bukene ryari, ni ryari abatakibasha gukena. Icyo nacyo ni ikiganiro tuzakora ikindi gihe. Ariko naho dayimoni ashobora kuhakorera akaguheza mu bukene, nk'uko dayimoni aguheza mu byaha no mu burwayi. Ko turabafite Bibiliya igenda ivuga bari barwaye, genda ahubwo no tuzahagaruka. Ariko kuko umwanya bari muto y'abantu wenda twabananiza ni kubyumva bikabaca intege. Reka tuvuge ku kintu cyitwa icyaha. Umuntu yakijijwe mu gukizwa wabaye icyaremwe gishya, ko niko kuri, kuko aba amaze kwatura ibyaha bye yarangiza akizera bakamubatiza. Ariko mu gukomeza kuba muri ubu butayu bw'isi niwe agenda ashobora atabaye maso ashobora kwandura. Igituma umuntu ashobora kwandura kandi yari yakijijwe ni igiki? Icya mbere, uyu muntu kuba bize mu by'ubuzima, kuko uzasoma agatabo ka mukristo agitangira urugendo bamubwiye ko aragera mu nzu, aragera imbere bakamwereka ibyamurushaho kumugirira umumaro. Ikintu bamweretse umugabo uteye iby'isi umugongo. Rero muri aka gakiza iyo urarikiye cyane iby'isi ukaburira umwanya Imana, uba winjiye muri gereza, utangira kwinjira muri gereza, kuko utangira kujya kure y'Imana. Kandi ucyakira Yesu, wari ufite umuriro, wumva ushaka kugendana na Yesu, wumva ushaka kuyoborwa nawe, ariko iby'isi bigatangira kukuzirika. Akoze b'Imana ndi kubyumva. Muvuze amagambo meza kandi akomeye, kandi abantu benshi batinya kuvuga. Ariko ndiragira ngo tubabaze, ese ko mbona ari cyo kintu gikomeye cyane cyangwa giharaba amadini no mu banyamasengesho? Abantu benshi ugasanga guterera imisozi, kujya mu masengero no mu madini, kujya mu byumba, dore ko mu iminsi abantu bose basigaye bikorera utwumba ngo baba abanyamasengesho. Uyu munsi hano twege turasenga, buri nzu yabaye nyine. Cyakoze niba koko babikorana kubw'umutima mwiza wo kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare, nabo bakure mu rwego mu mwuka bakomeze kwigisha, ni byiza ko biratubwira ngo muhore musenga igicano n'ikizime. Nibyo ni byiza, ariko abenshi usanga iyo uganiriye nabo ukavugana nabo, usanga kenshi topic yabo ari ubukene buri kubatera kujya kuri ibyo bintu. Ugasanga umuntu kujya mu butayu agiye kubera ko umwana wenda ashaka kugira ngo abone school fees. Ntabanze rya jambo riri muri Matayo 6:33 ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibi ni inyongera, nkuko mwemwe mubivuga ko z'Imana. Ese ibi bintu muri kubibona gute? Murabivugaho gute ko abantu benshi bari kujya mu masengero kubera kwishakira ubutunzi, ugasanga ubwami bw'Imana byo nubwo bibareba? Cyane cyane nk'abahanuzi babahanure yuko Imana ibagiriye neza, ibajyanye mu Burayi, ibahaye ibyo kurya, ugasanga niho bavuze yuko babonye Imana. Ariko bababwira ngo mwihane kuko igihe cyanjye kirageze cyo kugira ngo nze ntware umugeni, ugasanga batashye bavuga ngo ati hari ntabwo umunsi twumvise ubutumwa. Murabivugaho gute ko mbona ari byo bintu biharaye mu madini no mu matorero no mu byumba bitandukanye? Ikibazo kiriho abigisha nibo bakumbuje abantu isi aho kubakumbuza ijuru. Aho niho tugaruka kuba imbata y'icyaha, kuba imbohe mu byaha. Ari wabaye icyaremwe gishya, wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wifuza kuzayoborwa nawe, ariko umujinya ni wowe ugira, ubana mu rugo urakubita mubaga, ndetse naho baba mu bari mu isi babuza gukubita, ugira umujinya ukabura icyo ukora, ukamutuka. Niyo utamutuka ukamureba nabi, ukavuga ngo yewe igihugu turimo ngo y'abatari iki, ngo ahantu turi ni habi kuko batuza guhana. Oya, n'uwaba uri mu bihugu babuza guhana abana, ntabwo icyo ari cyo kibazo. Wowe urabanza wikontore, kuko umuntu w'imbere niwo ugaragara uwo uriwe. Niba ibyago bibaye umuntu akaguhemukira, ukagira umujinya uwo bita umuranduranzuzi, cyangwa ukarakarira umuntu kugeza uvuga ngo natwe ngo bakire, ngo umuntu akire, ngo ntabwo abaye ikigoryi. Gukizwa, impamvu umuntu agaragara nk'ikigoryi ku batizera
nubwo hari ibintu atabona bari tumaze gusobanura ngo yabonye ateye iby'isi umugongo. Ikikurakaza ni iki? Kenshi urakazwa nuko ibyo wategetse gukora mu rugo wasanze batabikoze. Kenshi urakazwa nuko umuntu agusitira akakwanduza, agusitira akagukomeretsa, agukoreye ibintu utifuzaga mu mubiri cyangwa mu buzima akagukorera. Ariko abigisha bari kwigisha ijambo ry'Imana nibo kibazo gikomeye cyane. Babanje kwigisha ku cyaha k'umuntu ugifite kamere izo arizo zose. Kandi ni ukuri umuntu wese ariyizi ko atari yakizwa cyangwa ariyizi ko ibi byamunaniye, akwiriye kongera kujya imbere y'Imana. Hari igihe Imana ivugana n'umuntu imwereka ububi bwe, ariko ububi bwe ntabashe kubwumva kuko yararikiye iby'ibyaha, ararikiye iby'umubiri kuruta iby'ubuzima. Njye rero nanjye icyo maze kwitegereza ni uko umuntu wese umaze kuba icyaremwe gishya agahagarika intwaro yitwa gusenga, agahagarika intwaro yitwa gusoma Bibiliya, uwo nguwo ijuru aba ari kugenda ajya kure yabyo, cyangwa se aba ari kugenda ajya kure ya Yesu. Ntabwo bashobora kubana na Yesu, ntashobora kuyoborwa na Yesu, ahubwo asigara we yiyoboye. Aho rero natangira kuyoborwa n'ibintu agazashiduka atakibasha no kuvamo, umutima we ukagera aho uba akahebwe, ukaba atakibasha kumva icyaha cyangwa kumva ko ibyo akoze ari icyaha. Ariho wumva umwe avuga ngo njyewe ngo nta mutima uncira urubanza. Hari ibintu bibiri bishobora gutuma umutima utagira gucira urubanza. Niba umuntu ari imbohe, umutima we utakifite communication n'Imana, uramucira urubanza se n'ubu? Oya, nta uramucira urubanza, ahubwo uraza kumushyigikira. Kandi nuko nguko avuze ngo umutima we n'umucira urubanza, tiyari waranje kumucira urubanza, ahubwo nuko ari kuvugisha umuntu, ariko umutima we waranje kumucira urubanza. Eri hari akantu umukozi w'Imana Eric yaravuze ngo kwizi insengero, katuvuge ngo izi nsengero biri kurenga bikaba mu byumba abantu bari gushaka Imana. Yego koko nibyo banayishaka, ariko ikibazo cy'amatsiko njye navuga ngo abari gutuma bashaka Imana, niba kuko turi abakozi b'Imana, nidushakira icyubahiro Kristo, kuko niba ari twe turi kwishakira icyubahiro nkatwe, ntibitinda guhita bigaragara. N'izo ntambara ni ukwesikuruka abantu, ugiye hanze, wowe uri Buraya yaraje gusangeyo, wowe uri hehe, agakiza nta kakiri mu bantu. Abantu baraboshywe bamaze kuboha, bashaka ko n'abandi babo. Aricyo uri kuvuga ngo arahindukira akakubwira ngo nta mutima uncira urubanza. Niyo mpamvu Petero we yarayobora urwandiko yabanditse, yaravuze ngo babasezeranye amahoro, ariko ubu bwabo ari imbata y'ibibazo. Ibibazo ni ibi, nuko n'ubundi bari kubwira abantu ngo muze dusenge, genda harabukuru ngo baze basenge, cyangwa bakabereka izindi nzira bazamo, ariko ubwabo nabo batari barwana n'icyo kintu. Hari umukozi w'Imana umwe yigeze ambwira ijambo. Impamvu mvuze gutyo nuko nanjye ndabizi, kandi namwe murareba, hari ibyo mureba, ndetse nawe udukurikiranye uhita usubiza inyuma, wibuke wumve koko niba uri umuntu utekereza. Impamvu mvuze iri jambo, aba bantu uvuga ubutumwa pe riri kugenda kuri social media, amateleviziyo ni menshi ari kuvuga ubutumwa bwiza, amaradiyo ni menshi, n'ibikorwa byabo bari kubikoresha, ariko ndashaka kuvuga iri jambo bagahindukira nyuma bagahakana. Ariyo rya jambo ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa. Imana pe bari kuyivuga, Imana pe turi kuyivuga, ariko twahindukira tukajya inyuma tugasanga pe turahakana. Umukozi umwe w'Imana yigeze ambwira, yavugaga ubutumwa, akora kuri televiziyo imwe runaka, simbizi niba reka ariko umuntu yicete Imana ndikamvuge gutyo, yigeze ambwira ijambo avuga ubutumwa, reka mvuge ngo ku munwa umwumvisha avuga Imana, wowe undeba cyangwa uri kunyumva, umwumvisha ari kuvuga Imana, wavuga ati kabisa uyu nguyu mbese ni nka ba Eliya, bazajyaho nabo badapfuye. Yambwiye ijambo duhindukiye nyuma, arambwira ngo washanga ibi bintu turi kubaka
ngo shanga ibi bintu turi kuvuga ngo ibi bintu ntibizakomera. Ati oya, ati ibi bintu bijye mu mazina yanjye. Ndibaza ndavuga ati ese uyu muntu ari gushakira icyubahiro Kristo cyangwa uwe bwiwe niwe uri kwishakira icyubahiro? Abakozi b'Imana mwino minsi, Imana turi kuyivuga ariko tuboshye. Biradusaba rero kugira ngo tubohoke, kandi ikigaragaza ko umuntu ataboshye ikigaragaza ko umuntu ataboshye nuko yera imbuto zikwiriye abihano. Ikigaragaza ko umuntu aboshye nuko aba yera imbuto z'abapagani, kuko igiti cyose kigira imbuto zacyo. Kintu nasaba rero buri muntu wese no kugira ngo abe maso, kuko nkanjye ndebye nkurikije ibigaragara, iribohorwa nuko umuntu kugira ngo abohorwe ni ukuca bugufi akihana ibyaha bye kandi akirinda. Umuntu yirinda iki? Yirinda icyaha, kuko ubwawe utirinze, ko ijambo rivuga ngo twirinde ubwacu, ngo kugira ngo n'ubugingo bwacu burindwe, kugira ngo utagerwaho n'urubanza, sibyo? Umuntu rero yirinda icyaha. Niba umuntu atagifite morali cyangwa se umwete wo kwirinda, yaba kuvuga nabi, kuko ushobora kumva ijambo rishatse kuza uvuge nabi, nawe ukavuga icyiza cyose ukakivuga, ni bibi. Ugomba kwirinda mu byo uvuga no mu byo ukora no mu kugenda, kugira ngo niba ugenda mu ngendo yawe ribe ingendo yawe yamamaze Kristo, imvugo yawe yamamaze Kristo, imirebere yawe yamamaze Kristo. Kuko hari umuntu ugenda akagenda uko ashaka, yaba mu muhanda akagenda asebya Kristo kugira ngo amwamamaze kandi ari umwamamaze. Imbuto wahinze kongera ugasubira inyuma ukayibibura. Umuntu ayibibura ryari? Niba tuvuze ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu nta mukristo urakara, nta mukristo wo kubika umujinya, kuko hari abakristo banze no kubabarira abandi, ugasanga nta kibana n'abana ba wenyine, nangwa abandi n'abapagani. Niba ari abapagani itorero ribukwaryo, ngo ribukwaryo, no oya da. Niba wumva umaze gukomera, jya gukomeza abandi. Ariko niba utari wakomera, senga Imana igukomeze kugira ngo ujye gukomeza abandi. Nuvuga ngo niba utari wabohoka, senga Imana ikubohore, ubohoke. Umukristo agomba kuba ari umunyamahoro, nta munyentambara. Rero ariko hari ikintu nshaka ngo mbabaze gitoya. Ese hari ahantu umukristo atemerewe kujya ajyanye ubutumwa bwiza cyangwa ivuga butumwa ngo kuko aho hantu hari abapagani? nta nahamwe. Bivuga ngo rero umuntu uvuga ngo ati ahari yenda njyewe kuko ninjye mu Kristo nkwiye kuba kuno na kuno, egari kuba ari ikinyoma. Kuko niba nawe yaragejejweho ubutumwa n'abantu bavuye hirya atazi, akaba hari icyo azi, kuko niba ko kavuga ko azi, situbizi kuko yenda tugiye tukabijyamo wasanga nta n'icyo azi. Kuko pa yavuze ngo wibwira kazi, urumva aba ntacyo aramenya ashingiye ku cyo yakagombye kumenya. Mu yandi magambo, niba koko hari n'icyo azi akaba yumva atifuriza ko n'abandi bakimenya, mu yandi magambo ubwo rero ntabwo ahubwo nta n'icyo afite. Kuko koko niba afite ikintu afite yakagombye kwifuriza n'abandi yuko bakimenya. Ingorane dufite nyine ni uko kuboha, kuko ikigaragaza ko umuntu yaboshye ibyo avuga ntasa nabyo, ntabwo bivuye ku ndobo cyangwa se bivuye imbere ku ndiba y'umutima we. Biradusaba rero muri iyi minsi igoye kugira ngo twamamaze Kristo neza, kandi n'abantu bahinduke rwose, bahindutse by'ukuri. Nuko natwe ubwacu tubanza tukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo wacu, kandi umaze kumwakira wese agakomereza muri uwo murongo wo kwezwa no gutunganywa, nta bintu byo guhora yiyanduza, nta no kuvuga ngo nta mutima uca urubanza. Kuko abantu benshi abakijijwe bahinduye, bameze imvi z'urutarutaro, bongeye kwisubiza mu kuboho. Yaba imyambarire igomba kubivuga Kristo, imigendere ikabivuga Kristo, n'imyiyogoshereze ikabivuga Kristo. Ko mukozi Imana, ko hari abantu bavuga yuko uyu mubiri atari uzabona Kristo, bavuga ngo ibi byose iki ni ikipamamara kizasigara mu isi cyangwa n'itaka, ngo Imana iri mu mutima. Ese icyo kintu mukivugaho mute? Imana ko kiri mu mutima ahandi ho nihazi ntabwo ihareba. Iyo twavuze ko tuzakora iki kiganiro, twavuze ko umuntu abohwa kabiri. Baboha umwuka turi kuvugisha, shitani abasha kuwuboha, yarangiza akaboha n'umubiri. Kuko ibintu byose bibaho mu isi bibanziriza mu isi y'umwuka kugira ngo bizaboneke mu isi y'umubiri. Rero uyu mubiri atuye mu mwuka, kandi uyu mubiri
ushobora gukora ibyo umwuka adashaka, ariko umwuka arashaka ko noneho umubiri ukora ibyo umwuka ashaka. Ku ijambo ry'Imana tuvuga abarwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Umuntu rero ashobora kuba imbohe, akaba imbohe mu buryo bw'umubiri, noneho yajya avuga ukagira ngo biri imbere mu mutima we, ariko biri ku rurimi, biri ku mubiri, kuko umubiri niwo baboshye. Umwuka bakabashaka ko bagenda neza bagakizwa bakazajya mu ijuru, ariko umubiri akanga. Reka mbashimire cyane ku magambo muvuze kandi mubwiye abantu b'Imana, nzi ko bazaba babwira ibyo bumvise batanyuzwe cyangwa icyo bashaka kugira ngo twongere tugarukeho. Ariko n'undi iyi topic twatangiye naho turanayigeza, turagira ngo dusabe abantu bakore subscribe, basharinge kuri Berura TV, abantu bumva ubutumwa, kuko ubu noneho ni nkaho tutangiye. Ibyari biriho ni nkaho bese twabwiye yuko twatumaze iminsi tumeze nkaho duhuze amara ibintu biduhugije, murabizi mwisi, ariko noneho ni nkaho dutangiye. Nzi ko tugiye kubana iteka niteka, kandi tubabwira yuko mwakomeza n'ubundi no gusharinga kuri Be Careful, mugakora subscribe, tukabana guko ibi biganiro bizabicaho hose. Guko ibiganiro nakagaruka, kandi ubutumwa bukwiye kuvugwa mu mpande zose z'isi kugira ngo Yesu abone kuza gutwara itorero. Turagira ngo noneho dusabe umukozi w'Imana Ndere asenge kugira ngo ubutaha tuzagaruke tunonosora neza ubundi ni gute abantu bakomeza kuvuga Imana ku munwa kandi ku mutima nayo. Ese ubundi Imana iri ku mutima gusa cyangwa hose tukwiye kuba abantu buzuye ubumana? Imibiri yacu, imvugo, nk'uko wari bivuze, aho bigeze no mu myambarire no mu myogoshere, ni ibintu birebire. Rero turagira tubwire abantu tubafite ibintu byinshi cyane tubabikiye, kandi Imana nzi ko izakomeza kudufasha tukabana namwe. Reka tutizimye amagambo dusabe umukozi w'Imana Ndere adusengere turangize ikiganiro, kuko ntabwo dushaka kujya dukora ibintu bibaremerera. Turagaruka buri munsi, tuzatuza tubaha ibindi biganiro, ikiganiro nakagaruka. Dushimye Imana rero mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo uhabwe icyubahiro, kuko ubanye natwe utangiye ikiganiro tugishoje, cyoro ni ikibi cyawe. Dusenze rero mu izina rya Yesu, twinginga Uwiteka Nyiringabo kugira ngo iki kiganiro umuntu wese uzagifungura akacyumva, uzatega amatwi, uzamuhe kunguka rwose. Kandi Uwiteka Nyiringabo, natwe twarimo tukiganira, tugana iki kiganiro, tuvuga ubutumwa bwawe bwiza, uduha imbaraga, udushoboze muri iyi minsi ikomeye, na bene data bazacyumva uzabashoboze. kandi Uwiteka Nyiringabo ubagirire neza, abazaba bafite ubusibe cyangwa se uku kuboha uzababohora Umwami Imana, babohoke muri zikarande, muri zikamere. Uwiteka Nyiringabo umuntu wese Uwiteka Nyiringabo abohoke kugira ngo wa musi uzamuhamagaye azumve yitaba. Urakoze Uwiteka Nyiringabo, ni mu izina rya Yesu twizeye, amen.